abasilamu baba bavuga burane cyangwa baba babeshya abasilamu baba bavuga ngo iyo umusilamu ngapfuye ngo bamukuramo ngamara ngo abasilamu ngo batanga ngo ipirawo ngirimo ngo ibintu ngo imyanda ngo n'uburozi ibintu Assalamu alaikum. meze biteze bahita basubiza ngo ngo salamu alaikum Alaikum salam. Alaikum salam. Niko basubiza. Ese abasilamu ibintu ngumvaho n'ibyo baba bavuga cyangwa baba babeshya. Hangi hari ibyo mbumbamo nyine ko niba ari uyu savuye hewe biteze hawe habaye uyu muraziranye kareka ubwo sime ahubwo umenya ari n'umusazi w'inguye wari ku musarani arwaye mu mutwe wari ku musarane ubwo byari kuvuga urumva yanunyera umuceri ibyo bintu nese muri mwe gumusilamu ubundi ninde mubaza amakuru ya nyayo njye musiramu niwe njyewe musiramu ni njyewe ubundi je m'appelle wari ku musiramu wa pilau wa ifutura wa yirya muravumye ibipira mwese nta muntu Nese ko bari kubaza bikakunanira ngenda bizi mwese nta musiramu muri muhanda njye ninjye musiramu ngaho mbaza ikintu agarara hano neza iki basuhuza ngo iki abasilamu basuhuza ngo iki barasuhuza nyango urumva gasalamu alaikum pilau Urabeshya nawe Pilau kandi ibyo kurya Suzanamo ibintu byo kurya pilau bisobanuye ngo wiriwe neza Pilau kandi Pilau ari biki wayirya buri mwese nta musiramu muri ujya nkwereke ndi umuntu njye mfite n'agapipi gasiramu reba sekara oya gusiramu rega ntabwo byitwa umusiramu ugende gushaka umusiramu mwe bashaka kuzajyayo z'amategeko yabo nzi ukuntu binameze umusiramu mbere na mbere arahena agahenurura iyo ari gusenga agahena inshuro ntimbari 27 urumva nawe ntabyaza arimo arakekeranya mwese Nese wowe urabizi mwese ntabyo gende gushaka wanyereye ku ipirawo cyese ni umusiramu urumuki gende mu Gatolika gushaka kujya mu basilamu urashaka kuryayo gushaka kujyayo ngaho nyine ibyo mujyanye uri umukafiri rwose nese wowe umusiramu wosengera ndi umusiramu mwambara bura kanuriye sibyo unshakire umuntu w'umusiramu giye mwibariza ukuntu bijyaho biteye uraduha ibiryo nyine nimara kujyamo nzabarabura nyine kwirayidi nyine ngo bahari bivuga ngo ushaka shehe wa nyawe shaka shehe wa nyawe yibariza amakuru ya nyayo hanyuma none ngiye nkazegera mu Islamu nshaka kujya gusengerayo uyu we ni umusazi menye none se urabona uyu muntu ari muzima mwana nawe uri urabona umuntu ari muzima uyu yararwaye uyajya kuvumba none se Pilau ni ahantu mwana yasunyine uwo mushehe wa nyawe kugira ngo azanyijyane kumureba icyambere nuko uraduha ku biryo isunguna ahanga umuntu atetse koko naryaga rimwe mu kwezi ari nta amazi ujanjye ukuntu nshonje ntabwo wawe uzana utoya tumuca cyangye ndahaza wanjyana wese hanyuma nkamureba nyine akanyijyanira mu basilamu mani ko numva ngiye mbashaka ikigoye cyawe hari ikibazo cyawe kari cyiza ave nyine hari ndakujyana mu geseyo ntabwo ari rati igisilamu ibyo ngibyo bivemo tujye kurebera uwo mushehe nyine twite tunagera nayo umenya uyu munsi ariko umenya umunsi banasenga ari musi w'amana aba ni abakari kwa gatanu isara kwa gatanu narima kwa karindwi basara ipirawu bayisara kwa karindwi twagenda betse wimvangira mwana w'ibyo basiramu nako ipirawu niyo basara urumva bakaba ipirawu barayisara bakarya umusigiti yavuyeyo mara barya umusigiti arajya gusara arajya gusara akasa 11 basa wamumbonera se umushehe nyine ukamunda buruka bikafiri bidatanga n'ibiryo genda muzima ubwo twebwe tugende dusange mu rugo oya ngiye nago namusanga mu rugo singiye kandi nyine mukanya nuramuka utinze ahubwo urasanga yagiye gusara ubwo se wagiye kumutuzanira hano muzane umubwira ngo hari abantu bicaye ku muhanda agiye gusara kumutuzanira gusara wececeka wowe umva sinumara kumuzana nyine ndamwibariza gende wo mushakira ngende mera ngore nakandi ariko ndashaka ideni y'abasilamu ko abasilamu mushaka n'abantu beza umuceri babatetse abasilamu bateka umuceri mwiza uza agapira ukuntu kaba ukuntu kaba kameze ampaye inka ahubwo se ahubwo akira wowe umva sigenda kanjye kumukuzanira murantanga hangaha mane ngiye ndagusanga ubwo murantanga nyine ubwo ngubwo sawa
ipirawu waza umusiramu urangiza ukambwira ibintu nk'ibyo ngibyo nawe ubwo utazi. njye atari umuvugo. nahoze ndi umwisilamu abanga n'abandi bagenda ni babandi wari ku musarati babandi bagenda wari ku musarati niyo mana y'umwijima Mwiriwe neza. y'abisilamu ubundi umwisilamu wese anya karindwi ku munsi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. amarisarahu bivuze ngo assalamu alaikum bahita basubiza Wa alaikum salam. bari kumusira. Oya wowe ceceka niyumvire nanjye saka kujya Okay, mu now Islam. iyo bavuze ngo bari ku musaramu bahita Ave bavuga niyumvire ceceka maze niyumvire. sarimarihu Kandi kugenda mbita bagendaga. sarimarihu Fatima turakubonye aho. Ndasubiza. Njyewe nshakaga nyine kujya mu idini ya Islam. Urumva aba ndetse bukira byanje mwana. Kujya mu idini ya Islam nyine Abasilamu numvisha ngo nabana beza, abantu beza. Ariko ngiye byarancanze nabuze ukuntu najyamo bitewe n'ukuntu ntago nzi iyo biva niyo bijya. Sinzi ngo basenga gute, sinzi ngo bakora gute, sinzi ngo Oya bameze ceceka gute. maze numve nanjye saka. Kandi wowe kiraga ndakubona wajya ngo umusiramu. Yandi umusilamu ndimaze igihe. Ariko nyine unango njyewe ndi umusilamu kandi unango ndi shehe. Buriya abasilamu Shehe. Nango ndi shehe. sheja Shehe ni sheja Shehe sheja sheja Weta nyibwira sheja sheja ni sheri wanjye sheja weta mutanga mwana. Kandi kubwira shehe Umukuru w'umusigiti. nkuko abakristo kumva yese kamubaze Buretse ariko abarokore abarokore kumva bagira pasteur umusigiti ubwo pasteur pasteur mu Islam kumva ubwo ni shehe Ego ni shehe. Nako dufite umuntu bita intoki n'izingare Neze mupadiri. intoki n'izingare aha ukira aho ngaho ubwo nabyumvishe wowe we Buretse. ubwo nabyumvishe wowe mu gatolika Genda mu Katolika. okay padiri rimwe zeru rimwe kuriya padiri aza kujya bita mu bita mu cyaro imbere kamubwire kuri ubundi padiri umuyobozi w'idini ryanyu kamubwire ubwo ni nkaho natwe shehe ni umuyobozi w'idini ryacu uwo ni nka pasteur wacu uwo muyobozi w'idini urumva niwe Umva se. niwe sheja Buretse wowe nasobanurira. cyangwa ngo nawe w'idini ryawa Icara nawe wumve nawe. ryawari kusara Icara wumve. Nyine genda nshaka gusobanuza nyine. Rwanda ndagusubiza Ubu basenga ryari. ubundi Kuno gusenga kicavuga ibintu bimeze nk'ibyongereza ukuntu utapfa kiriya ni icyarabu 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 ndakizi ubundi gusenga icyarabu ndakizi umusilamu wa nyawe icyarabu ndakizi urakize nka witonze sibyo icyarabu kwagara wicaye hariya icara aho ngaho. kwa Umusiri ngo icyarabu. icyarabu nyine urabona ko shehe yegamanye cyariya wicara aho ngaho We bawicaye basobanuriye. Uretse ko Sobanura, hari ibintu n'abasilamu bakunda kwambara mu mutwe. Hari abamayiri bakunda kwambara ibintu by'ibitambaro hano by'ibisilamu nyine. wicara wicara Icyo bibora bambara mu mutwe by'ibitambaro babyita n'ibitenge. ni ikiremba ni ikiremba ni ikireza ni ikiremba Dusobanuriye wawe. Icara nyine wowe icara. ubona Icara mwana. ikiremba wowe uri ikiremba Utasobanurira kandi. ikiremba nawe ugenda ndakwirukana ikiremba Icara basobanurira wawe. wakiremba ukumva abadamu kumva bagira imyitero yabo bambara kumva abagabo ni utugetero bambara kumva igitambaro nambaye ikanzu uko ngenda nambaye ikanzu ukumva no gusara kumva gusara ubundi umusilamu wa nyawe kumva ku munsi yino guswali gatanu uswali ni sali ubundi iswali ni iswali iswali gatanu ku munsi no ubundi umunsi no guswali umunsi wa gatanu ubwo ibindi ushaka kumenya kumva uzandebe Mubaze wowe uzandeba uze akabazo. ujyane uguze na shere kumva Utubazo. uze nyine wivuge utora shando bakwimike nawe wongere idini ushyashya Gukwinjiramo bisaba iki n'iki n'iki. Bisaba ubushake Bisaba. bwawe ni ubushake bisaba uswera okay ubwo nawe ubushake ufite ubushake kumva wowe uza kamubwira sibyo kamubaza mu rugo nta kamubaza. kwa petero kamubaza Yewe. kamubaza akabazo gato Uzatora shahada. shahada Shahada ni iki? utora kumva
urabanza ugaswera nawe ushaka urabanza ugaswera ugiye kuri korowani kumva kankubaze korowani ni iki korowani ni nka bibiliya kankubaze akabazo gato shehe muri ivanjiri shehe abenshi numva bavuga bibiliya kankubaze noneho wewe wabyumvise neza umunsi kuwa kane buri muntu wese uhita umuswera nawe kuwa gatanu imbere yaho n'inshuti dutoya zagenda uyenguza na shehe kamubwire wowe winjira idini okay nayo turi kumwe fata umuntu wanyu kamubaza akantu gato yagiye urabanza ugaswera tugende uri ngarwaye mu mutwe